gatoya ngo aze kugira ngo twongere tuganire. Hanyuma shani mbwira wenda kuri wowe ni nk'ikihe kintu wifuza wenda kugira ngo umubano hagati yawe na Souvenir oya shani gumahaza shani oya tutegereje shani basi icara umwanya mu Shaza kumbwira iki ngambwira ngande kura nyine umbwire wande nese rege naguhamagare wanze kumfata niyambaje shani siba wicaye gato basi umunota sibyo umunota umwe basi shani umunota nisiko ntari nkufasha wamagara umunota umwe shani hangana impamvu nabikoze shani hanganirwe ihangara umunota umwe wonyine muganire wumve nanga kunyingurira nahamagaye Sandrine kuko nzi ko ari mu buryo kumfasha wowe nanje kureba kugira ngo basi wese unza gusimbaza kugeza iminsi ndabigiye na here wambabariye ko nagusabye imbabazi please nisi uko nakumvira mu buzima wambara nise ndabuvamo none se wabunzanyemo rero reka mbugumemo kandi wansezanyije ko utazigera unsiga rero reka kunsiga nabukuzanyemo se naje gutera iwanyu ukuntu wazanaga na Sandrine mu uyihangane Sandrine oya shani waretse waje tukaganira umunota Shani wakihanganye basi tukaganira umunota oya Souvenir wimufata cyane wimufata ku mbaraga basi wimufata ku mbaraga utamuvuna basi tubaha ikaze rero bakunzi ba Kigali 250 ndasuhuza aho muhereye hose bari mu nce z'igihugu abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese aba muri hose ndabasuhuje cyane ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje nongera kubibutsa hano mfite amafaranga nshaka gutanga muri kuno kwezi sinzi nimba rero muri tayari kugira ngo muyatsindire ndashaka kuzabona wowe utarakora subscribe nyarukira kuri channel yacu kuri subscribe share nyinshi cyane ndetse na comment umuntu uzagaragara wakurikiranya Kigali cyane wakoze mbese byose nko mbivuze wakoze comment nyinshi kandi nziza pani mbi wowe rero uzaba wa mbere mu bazatsindira aya mafaranga ni 100 tuzatanga wowe rero nimba wifuza gutsindira amafaranga nyarukira kuri Kigali ukora ibisabwa byose ni ibintu byoroshye cyane gukora subscribe nyamuneka ku mafaranga 100 ni amafaranga atari make urukumva rero ko uzayatsindira azagaragara tuzayamuhereza kuri kamera munabireba kugira ngo hataza no kuvuga ngo ntago twatanze ibihembo kuri uyu munsi rero turi kumwe na Shania muramwibuka haraciyeho iminsi wenda ariko ndabizi ko mwese mumwibuka Shania wakundanye na Souvenir ni byinshi banyuranyemo ni byinshi kugeza n'isaha barakundana ariko araho bitagenda neza nimpamvu twifasha kugira ngo uyu munsi atuganirize tumubaze se kubera iki turi kubona yirukanka umwe acahangaha batacana uwaka mbese nyine harimo umwuka mubi hagati yabo nimpamvu twifasha kugira ngo Shania tumuhamagaraze atubwire turahera wenda kugira ngo twibukiranye ahahise cyangwa se mbere atarahura na Souvenir kugira ngo tumenye kuri uyu munsi byagenze bite habaye iki nihe mpamvu ituma batari kumvikana muri minsi Shania reka tuguhobana tuguye ikaze murakoze cyane wabanza ugasuza abakunzi bacu kuko haraciye igihe bataguheruka abanza ukabapepera mahoro y'Imana nabane nabo kandi namwe bahora reka basubize hanyuma rero Shania nizere kuri muri kamudu kundi kubona usa n'umuntu warakaye mukunuza oya nta kibazo Souvenir nawe uri hano ndagira ngo tuganirize nyine tuganire nta kibazo ngewe hanyuma ndagira ngo wenda tutaragera kuri gahunda iri hubo cyangwa se wabigize wowe na Souvenir ndagira ngo twibukiranye uburyo wahuye na Souvenir hari ababizi hari abazi story yose uburyo mwahuye n'uburyo mwamenyanye ariko hari abandi bakumenye mukundana batazi ngo mwahuye muti uri gushaka ko nsubira mu nkuru ya Souvenir oya ntago turi buhire ku murongo ngo twahuye gutya ngo yarambabaje ngo hano yarankubise ngo hano twararwanye oya nyine uburyo mwahuye kugeza uburyo uyu munsi cyane ko uyu munsi mutamiranye neza turifuza kumenya ibihe byiza mwagiranye turabizi wenda turagira twibukiranye nge nawe kugira ngo twibutse abakunzi bacu hanyuma tugere kuri uyu munsi kugira ngo nsubize inyuma gusubiza inyuma ariko nibyo hahise ntago ari ibintu nubwo harimo ibibe ariko byararangiye ndajya ngufasha
souvenir mwahuye ninjye wahamagaye ngo nguhuze na souvenir ndajya ngufasha nawe nyine umfashe gukomeza ibyo ntazi nibyo utambwiye ibyo ntazi nyine ubwo uragenda ubimbwira ibindi wagiye umisha inkuru ya souvenir wayiyoreye koko nganiriza ibindi inkuru ya souvenir wayiyoreye aho nshaka umwumva shani wamamagaye umunsi mwashize igihe kirekire umbwira ko wifuza gura na souvenir mbigufashamo ndabahoza yewe murakundana abanza no kukugoramo nyine pera urukundo wari ufite gake gake birakunda bari ibyo kabiri kugeza iyi saha ariko reka nkubwire kugira ngo igisebe kibanze gikiriro urabanza ukagitoneka uri kukivura sibyo ntago nzi umunsi ikibazo mufitanye ariko turagira ngo tubashe kwibukiranya kugira ngo abantu badukurikiye batakurikiranye story na souvenir babamenyaho uko byagenze nuko mwahuye naho bigeze ubu nyuma murakundana amaniversary arakorwa rwose ibintu bigenda neza kuri iyi saha rero ntago bimeze neza niko nkeka kandi mu buryo bugaragara ni benshi babyibazaho ahubwo wibikeka ahubwo ntago bimeze neza ko bitameze neza hari impamvu haraho byaturutse hari cyabiteye hanyuma mbere na mbere wa mwana wawe yitwa ndisha niyo agiye uzina Gentil ameze atese maze iminsi arwaye ntago ameze neza nawe akari koroherwa ntago birazi arwaye cyane nta kundi wihangane hanyuma we na souvenir se biti wamba bareko kamakuru wiya ntago nareka kubikubaza kuko niyo mpamvu ngiye nifuje kugira ngo uhamagare tumenye nyine habaye iki souvenir nyine twararangizanyije twarashwanye byararangiye ntabwo mba nshaka no kumwumva ibintu byo kurangizanya ntabwo icyo kintu nacyo ni ikindi kibazo njye ndibuka hari umunsi ugize kumamagara urambwira ngo we na souvenir ngo mwaserereye ngo mwashwanye ngo mwatandukanye urabimbwira tavuga tukubwo ibyo nibyo byo guserera bisanzwe byo bashirira wenda muzeyonga yarambabaje nyine icyo nicyo dushaka kumenya yakubabaje ate yaragukubise se neya nkubita yakugiye nyine habaye icyo ubundi habaye iki uwo munsi ni ryari byari byagenze biti habaye icyo nyine byatewe n'iki kugira ngo mutandukane cyangwa se kugira ngo mushwanashwane kugeza kuri uyu munsi tuherere aho byatangire kugira ngo hagati yanyu muse n'abatandukana souvenir ni birebire njyewe nta n'ibyo mba nshaka kuvuga ni birebire ariko nyine nabyo tugomba kubimenya kugira ngo n'abandi batugire inama bamenye aho bahera kuko ntabwo wagira inama utazi umuntu ikibazo afite cyangwa ikibazo yagize kandi buryo biba byiza kuvuga ikibazo kuko biragufasha muri wowe kugira ngo wumve ko uruhutse byibora wowe tubwire niba hari icyo wakoze kibi ndakeka ntago ari ikintu cy'indengakamere ku buryo kubiganiriza abantu hari byinshi wenda byatumye dushwana ariko icyanyamukuru cyambabaje gituma mbabara cyane nuko tugitangira gukora yegereza akamikoro k'agakantine tugitangira gukora twazanyemo umukozi w'umukobwa umukozi w'umukobwa turakorana nonge nkataha nkajya kwita ku mwana bakama amakuru ko bari ku mwana mu kabari nyuma baza kumpamagara banyereka ahantu bari ariko bari hanze y'umuryango yegereza akamikoro ndabafotora mpita nitahira ndabihorera bukeye rero anyereguzaho iby'intebe baguze ariko kuva uwo munsi nta nubwo ndasubira gukora nimbizo ntebe zaraje ngo bari bagiye ngo kugura intebe ntabwo nasubiye gukora nimba izo ntebe ziba zaraguzwe koko ntabwo mbizi ariko njye narabafashe kandi mu makuru wafashe bari gukora ikizi bari bahagaze kandi bari ahantu imbere y'akabari ntabwo mbizi niba ariko bari bagiye kwinjiramo cyangwa ariko nari maze iminsi mpabwa amakuru ko dusoza akazi bakajya mu kabari muri make warafushye ego wowe ukunda uramufuhira nuko namukundaga niyo mpamvu byabaye ubwo ikibazo ni uko wamufatanye n'umukozi wanyu bari gusangira ntabwo basangiraga bari bahagaze njye nabasanze ku muhanda mbona igihamya ku mazi ati se ibyo nabwirwaga n'ibiki ndabafotora ndongera nditahira nta nubwo bambonye
bo bumva ngo iyo foto ngo nayihawe n'umuntu ni njye wabifotoreye. ubwo niho havutse ikibazo cyo kugira ngo mube mutameranye neza muri iyi minsi. Ahanini niho nuririye cyane kuko burya niyo bansuzuguza undi nta kibazo, ako kunsuzuguza umukozi wanjye. Kari akabari se mwari mwarashinze? Oya, ni agakantine gatoya nyine. Hashize igihe kingana iki ibyo bibaye? Mikorofone ariko kuyifata warabyibagiwe? Nk'ibyumweru 3 bigiye gushira. 3? Habayeho icyo kintu cyo yasangiye n'umukozi wanyu? Njye ntabwo nabafashe basangira. Bari bahagaze? Bari bari kumwe. Twasoje akazi, twatashye twese. Ntibambwiye ko ntabwo bambwiye aho bagiye. Nyine njye twarasohotse turakinganurira moto ndataha nsanga umwana. Ubwo nabo nyine bikatira izabo. Ariko ntabwo sinzi wenda buri muntu agira uko afata ikintu bitewe n'uburemere bwe. Kuba warabonye ahagararanye n'uwo mukobwa ahantu mu muhanda cyangwa mu kabari, Sandrine byarambabaje. Uwo mukobwa agira hataha na souvenir agira hataha, nanjye ngiraho nta. Twari dusoje akazi dutashye, izo saha bajyaga guhagararana mu muhanda. Hari nkasanga ahubwo hari nijoro cyangwa hari mu masaha ya kare ku buryo wenda mu masaha yo gufunga mu masaha 4 za nijoro twari dutashye. Ese ibyo by'akazi baganira nyuma y'akazi karangiye ni ibiki? Hanyuma se icyo gihe souvenir nyine bukeye urumva ko baratashye nawe urataha. Hanyuma bukeye mu gitondo se ntabwo mwasubiye mu kazi mufungure? Ntabwo ndasubirayo, naraye ko ntazanasubirayo. None se ubwo umuntu mufatanyije business ukavuga ngo ntabwo uzasubirayo kubera ko umubonanye n'umuntu bahagararanye? None se nawe ubundi nzaba nsubirayo kumara iki? None se iyo niyo mpamvu yatuma uvuga ko utazasubira mu kazi kawe karimo n'amafaranga yawe, byibura ubanza umenye bundi uwo mukobwa bavuganaga iki byagenze bite? Wahise ufata umwanzuro wo guhita uva mu kazi, uravuga nyine urivumbura rakaruka? Njye nafashe umwanzuro rwose. None se nisubiriye mu gataro kanje ndicuruza nta kibazo. None se wigeze umuha umwanya byibura wo kwisobanura kuko wasanga nawe ku rundi ruhande yarafite? Ntabwo nkeneye kuvugana nawe rwose, byararangiye ku buryo udashaka kuvugana nawe? Nimbere yari we yakunze nyine nakomezanye nawe nta kibazo. Nawe ushaka kuba wafuha nabi, ariko ntabwo numva ukuntu wahita ufata umwanzuro wo kuvuga ngo wanze umuntu uramukatiye n'ibyo akazi urabiretse ugiye guhita kumutererana mu kazi. Ahubwo yindira ikiganiro nganiriza ibindi. Oya, ngereka nkugira inama yanjye ku giti cyanjye. Wenda Souvenir ntabwo turaganira, sinzi wenda ku ruhande rwe uburyo bifata cyangwa se uburyo byagenzemo, wenda ukuntu ukuri kwawe umbwiye. Ariko ku bwanjye ngewe ntabwo numva ukuntu wahita uva mu kazi. Ikintu cya mbere, Souvenir nawe ni umuntu mukuru. Igihe mwe maze mukundana arakizi, azi neza ko mukunda. Rero kuba yarahagaranye n'umukobwa nawe afite wenda ubundi gusobanurira ukamwumva impamvu, wenda ushaka gutekereza ko batiretanaga kandi atari byo. Ibyo ni akazi kabo, ibyo barimo se nyuma y'akazi ni ibiki? Twari dutashye twese, ntibanambwire ngo tugiye. Ariko ni umunsi umwe wonyine wababonye, ni umunsi umwe wababonye. Ubundi barabimbwiraga nyine bafite nk'amagambo y'abantu. Ariko warakekaga urangiza urabyibonera. Ubwo uramutse usanze Souvenir noneho mu rugo iwe haje kumusura umukobwa, bari mu rugo iwe, sinzi icyo nakora. Nimba ubabajwe nuko namuhaye uburenganzira nashaka ajya binjiza umurongo. Hanyuma se we yabivuzeho iki kimara kubona ko ugiye utashye mu kazi nyine utakisubiyeyo? We bite yabifasha te nyine, cyangwa yiraguhamagaye mu biganiraho byagenze bite? Njye ntabwo mbizi rwose. Njye ntabwo mbizi ibyo yabivuze kuko ntabwo ndicarana nawe ngo tuganire. We nta kintu nigeze akubwira se? Ambwira se njye ego nta mwanya mfite wo kuguhamagara kubwire shiri byagenze gutya bimeze? Telefone nayifata rwose. Ariko byibura yagize kuguhamagara? Kazi ko telefone nayimusigiye, ampamagara mbaza iki? Kuki? Ampamagara kuri iyo telefone kazi ko nayimusigiye. Hanyuma se ukumva amaherezo yawe nawe arayahe?
nakomeza nyine n'abo yakunze nyine nta mwanya mufite ishane ntabwo gukundana wenda urakunda cyane wenda ariko nawe ntabwo wahita uvuga ngo ugiye gufata umwanzuro wo guhita wanga umunota umwe umunsi umwe akantu kamwe mubonyeho umuntu aba afite amahirwe menshi yo kwisubiraho kandi afite wenda n'ubwisobanuro rero guhita ufata uwo mwanzuro ndumva atari igitekerezo cyiza wafashe pe ntabwo ari umwanzuro mwiza wafashe ikintu wari ukwiye gukora wari ukwiye kuganira nawe ukicara mukaganira wowe nawe ese kumuvugira cyane kuye ni ukubera ko nta mwanya wamuhaye kugira ngo yivugire nese amakosa ye kari ngiye yazi wowe utanamenye okay ngombwira irindi kosa rye basuze ritari iryo kuko wavuze ko ngo ntago ari iryo rimwe ngo hari n'ayandi ntago nyakunda gutangaza ibintu byinshi n'ibyo mba numva atari ngombwa kuvugira ahantu nk'aha bibaye ngombwa twabikemurana ariko aya ntabwo nshaka kuvugana nawe niwo mwanzuro byararangiye hagati yawe nta kindi kintu cyabahuza ubu unamubwira uti mubabarire ntuzongeye kumuhamagara nyine hagati yawe nawe ubu nta kindi kintu cyabahuza nta na kimwe nta na kimwe ntacyo rwose ntabwo mukeneye ntabwo umushaka mu buzima bwanjye we yarambabaje birenze ubu hagati yawe nawe byararangiye hanyuma se nk'iyo aguhamagaye cyangwa niba warakundanaga n'umuntu byibura ntabwo ujya umukumbura kugira ngo wenda avuge uti ndamukumbuye ibyo mba nirinze kubitekerezaho kuko cyangwa se utekereze ko nawe agukumbuye nta mwanya rwose nkimufitiye kareka nta mwanya nkimufitiye umwanya uwufitiye ndetse hari undi muntu ufitiye umwanya muri ino minsi utari suveniri cyangwa bwanjye baka kanya ni umwana wanjye wenyine ariko wibuke ko watubwiye ko suveniri agukundira umwana hari n'umunsi twaganiriye amuha amafaranga ibihumbi 5 byo kugura fanta cyangwa ji y'umwana ni byinshi suveniri yakoze bigaragaza yuko agukunda kandi akagukundira n'umwana nkeka yuko hari umusore mushobora gukundana ntagukunde nyine cyangwa se ntagukundire umwana si uko bishoboka ariko suveniri yemeye kugukunda uko umeze uzi kumwereka umwana nyuma arabyakira ubu nta mpamvu sindi kumva impamvu akantu gato wamubonyeho wahise wumva wivumbuye ukumva ko ukwiriye kumuta ukumva ko ukwiriye gushaka undi musore cyangwa undi mugabo ukumva ko ukwiriye nyine kumusiga kubera ko gusa umubonanye n'umukobwa rimwe gusa n'ibintu byose yagiye kwihanganira nawe ubizi neza buriya ikosa rimwe rituma n'ibyiza wakoze byibagirana mva sinkimukeneye pe oya yanyinishije umutima arambabaza byarandenze Sandrine byarandenze pe ku buryo nanjye buri umwanzuro wabyo ariko uwo nafashe n'uwo nta wundi hanyuma mu rugo bari babizi yuko nyine wowe nawe mukundana mufitanye umubano nyuma y'icyo gihe byagenze gute rero nyuma y'icyo gihe nabo ntabwo tumeranye neza mu rugo si kandi habaye byagenze bite kenshi nyine twagiye dushwana kubera ariko ibyo mu rugo byiyorere kubera souvenirs ariko shane ntabwo uri mu mwuka wo kunganiriza nabibonye ikibazo ni uko uzuzanye izina souvenir none se nzanira iby'uwo mukobwa se nzanira iby'uwo mukobwa kubera yuko ikibazo kiri kuri wowe na souvenir kandi kigomba gukemuka souvenir niba atagikemura wowe ukwiye kugikemura kuko nta muntu hano wifuza ko watandukana na souvenir kubera ku kantu na kantu gato mwebwe mwakicarwanye mukaganira mukumvikana aya ntabwo ngikeneye souvenir mu buzima bwanjye rwose mana yanjye kuko ntabwo umuntu mbabaza gusa umva hamagara kameramani ndi muri interview ntabwo umuntu mbabaza mpamagara niko shana none se ubu ni iyo business iyo kantire mwari mufatanyije washoyemo amafaranga ngahe cyangwa mwafatanyije gute mujye gutekereza yuko nyine mugiye gukora nabyo igitekerezo cyazanywe nande kugira ngo mwumve ko mwahuza business nuko ni abantu baduteye inkunga tukadutekerezaho icyo gukora bitewe ni abantu nyine badufashije yamaze kudufasha yegereze mikoro tekereza ku cyo gukora tubona ko tugomba gushinga agakantine kadufasha
ariko ubwo ngiye amafaranga si yo nkurikiye. Mfite urukundo nta kibazo. Ubundi urukundo ni rwo rwa mbere. Ankunze ntansuzugure, ntanyereke n'umutima mubi nta kibazo. Kuko amafaranga si yo mukurikiye. Ubone se amafaranga mbere bwo tumenyana twari tuyafite. Nta kundi. Ariko wenda ntabwo bino byakemuka wenda uyu munsi birafata igihe wenda kugira ngo mwe hagati yanyu muzabashe kubona uko muhura muganire. Ntacyo ariko nagira ngo ngusabe tube tukatinzeho gato, hari umuntu ndindiriye ko aza, hanyuma turakomeza nyuma. Hari ikibazo? Kenshi nta kibazo, ariko ugire vuba kuko nshaka gusanga umwana ararwaye. Ntacyo ndagira vuba, humura. Ho gatoya ngo aze kugira ngo twongere tuganire. Hanyuma Shani, mbwira wenda kuri wowe ni nk'ikihe kintu wifuza wenda kugira ngo umubano hagati yawe na Souvenir? Oya Shani guma hano. Shani oya tutegereje. Shani basi icara umwanya mu Shase kumbwira iki? Ngambwira. Ngande kura nyine umbwire wande ku. Nese revigena guhamagare wanze kumfata niyambaje na. Oya Shani siba wicaye gato basi umunota sibyo. Umunota umwe basi Shani umunota. Nisiko ntari nkufasha wamagara umunota umwe Shani hangana. Impamvu nabikoze umva. Shani hanganirwe ihangara umunota umwe wonyine muganire. Wumve nanga kunyingurira nahamagaye Sandrine kuko nzi ko ari umuntu ujye kumfasha. Wowe nanjye kureba kugira ngo basi ese unza gusimbaza kugeza iminsi ngaye revigena here wambabariye ko nagusabye imbabazi please. Nisi uko nakumvira mu buzima wambara. Ese ndabuvamo none se wabunzanyemo. Rero reka mbugumemo kandi wansezanyije ko utazigera unsiga. Rero reka kunsiga. Nabukuzanyemo se naje gutera iwanyu. Ukuntu wazanaga na Sandrine mu. Ihangane uyashana nagona ihangane basumwumve rimwe gusa. Ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe Shani. Keza wambabare Shani. Mbabarira. Kubizi ukuntu nanjye nsigaye ngukunda waretse. Shani hangane basu. Iyo umuntu atari kumemukira. Ndetse unuko nabuze abandi none ngiye gutereta. Ese utabona ko ngukeneye. Shani icara basu. Wambabariye. Umunota umwe Shani. Shani umunota umwe. Bwamufana nicare. Ese basu oyicara umunota umwe wonyine. Arahita agenda Shani. Icara wundi cyo. Nayo mpamvu ntasaze cyane. Arahita agenda. Arahita agenda. Wajyureka wajyubabarira wowe. Wajyugira umutima kw'abantu. Ushaka kumbwira utanyegereye. Kimbwira. Nese uhagaze wakicaye basi. Kumva nicyo mubwira basi ngiye nagusabye imbabazi sibyo. Ndambwira. Genda kubwiye ngo wambabariye. Nese kuri guhita uhaguruka. Shani wakumvise koko wambabariye. Numva nkubwiye ngiye nagusabye imbabazi. Ibi byose ni nawe witegura umere gutya. Oya ngo basi hangane. Ntabwo nshaka kuvugana nawe. Aho si icyaha nakoze gituma utanambabara kimeze gute. Kuba uriya mukobwa yarangiye. Yagiye urabizi. Mu mwanya Shani. Ntabwo kutamukenera. Cyangwa se wamuzanye mu kazi. Aho agire mu kazi rero urangije ukeka byinshi n'ibitari byo. Pase nyine no siko nakuzaniye. Ntabwo ari pase Shani. Wanze kugaruka mu kazi nsigaye nikorana ibintu byose bisigaye binyobera ubusona bizagenda gute. Ibintu byari bitangiye kugenda neza. Ibyo nahisemo neza. Shani waretse waje tukaganira umunota umwe. Shani Shani wakihanganye basi tukaganira umunota umwe. Oya Souvenir wimufata cyane wimufata ku mbaraga basi. Wimufata ku mbaraga utamuvuna. Basi mureke ya Souvenir mureke atagira. Mureke basi mureke. Wambabariye. Souvenir wenda ndabanza kukubwira ngo ibibaye byihanganira urabibona ko ntako ntari nagize ariko nyine ntakundi. Hanyuma ariko nyuma y'ibyo wenda nubwo agiye tudasoje cyangwa mutaganiriye ndagira ngo umbwire noneho wowe kuko ubu ngiye twabanje kuganira nkuko wabinsabye namuhamagaye turaganira uraza ariko nyine nkuko bisanzwe yakubonye amera nk'ubonye inzoka ariko bigiye kizagira birangire wowe mbwira ku giti cyawe mbundi kugira ngo we nawe mushwane bigeze hano ahanini yambwiye ko byaturutseho ngo wamuciye inyuma ibiki n'ibiki. Souvenir kandi ndakeka uza ahantu Shani ukuntu byamugoye kugira ngo mukundane uzi inzira ryanyuzemo kugira ngo umwiyumvemo kuko wakwiyumvamo
nihe mpamvu yatumye wumva yuko ukwiye kumubabaza wa mugani bigeze kuri rwa rwego? rero Shani yasinze ukuntu ameze kuko nta n'ibintu bikomeye namukoreye kabisa sibyo kuko ari ibintu birenze siko nasanze mugana atari ibintu birenze mwumvise yababwiye ni ugufuha kwe gusa arafuha byatari urumva no kwa kundi nyine abatizeye umuntu nese nimba twatangiye gukora nkuko nimba yababwiye simbizi neno tubona akazi ni kenshi koza ibyombo guteka amacapati guteka ibiki ukasanga bire kutugora none ndamubwira ati no ushaka umwana wizeye ajya gufasha nanye nyimenye ibindi byo hanze ubwo umwana aramuzana amugeza hariya harashize nk'icyumweru cyo umwana aza kumusuku aza kuhakora ni umukozi ubwo ni umukozi gusa nubwo mwita umwana ni inkumi aranamuruta urumva araza atangira gukora nyuma rero hari ubwo nyine Shani we yatashye kwera ikibazo cy'umwana bari bamuhamagara mubwira ko umwana nyine ari kwiyenza arataha aradusiga n'uwo mukobwa ari gukora amasuku bisanzwe kugira ngo nanjye mfunge mite naha rero haza kubaho ikibazo cy'intebe twari dufite udutebe dukeya nyine urabona abantu bagitangira ari ibintu baba bataragura kuko namaze kubona udufaranga nahise mbwira umukozi ati noneho tuzamukane ngo intebe uzuze bike then nanjye mite nsubiraho zo kwicaraho z'abakiriya zisanzwe za plastique ubwo rero ubwo Shani asinze wamuhamagaye nyine babandi batishimira abantu ukuntu bameze bamuhamagaye Shani numbaze ngo yaje kuko nge sinanamubonye nge natungwa no kumva ahubwo abimbwiye numva ntambwira ati wanciye inyuma ibiki n'ibiki yavuze ngo ko yakubonye ngo muhagararanye ngarana gufata ifoto ngaragufotora ariko se nkubaze Sandra mwari muhagaze mu muhanda mwari mu kabari mwari muhagaze nyine naho ngaho nyine bacuruza intebe nese ari chambre yari hari byibura ngavuge ngo yadusanze muri chambre cyangwa hehe kutubona gusa nyine ngo tutari mu kazi ubwo nibyo byatumye arakara kugeza na n'ubu hanyuma icyo gihe kuva ibyo byaba bwari bwo bwa mbere akubonanye n'uwo mukobwa gusa cyangwa yari yatuye abibona byari ibintu bihoraho bya buri munsi nese uwo musista ko twahuriraga mu kazi nta handi nahuriraga nawe none se koko wigeze umukunda wigeze umugira nese ubwo nayo kuna n'umukozi ibyo ntago bishoboka gusa nabo nabuze abandi bakobwa hanze hano ntabwo bishoboka nta nubwo nabikora yambwiye ko kuva yakubona n'uwo mukobwa mutigeze mwongera kuvugana nyine mutigeze mwongera kuganira nge ntabwo namenye ibyo ari byo nta nubwo yagarutse no ku kazi ntabwo nge namenyaga ibyo ari byo kuko namubazaga kamyo ntabwo simeze neza kutaje mu nshingano zawe simeze neza we yabimbwiye hashize n'iminsi nibwo yatinyutse arambwira ati gutya mbwira buri kimwe ndumirwa gusa nyine navuze ati reno ubwo ari we wamuzanye aza kunakambira kuko abandi bo byari byaranze nagerageje guhamagara Isiyaka biranga bati noneho nekezo mu bandi bantu nzi yubaha byatanu batereka amamagare Sando niyo mpamvu babonye ngo hamagara ati basi wowe ujye umushobora ndabizana nakubaha arakumva munsabira imbabazi ntukureho magisi ubonye uko bigenze ni kuriya aracyasa n'umuntu ufite uburakari ashobora kuba nawe afuha nabi wenda ku bantu badukurikirana baba birumvikana wenda ntabwo byashimisha umuntu mukunda n'umusange n'undi muntu ariko nanone ku rwego yahise abishyiramo yabishyize ku rwego ruri hejuru yarabikabirije nk'aho ubuse n'umwozi ibikomeye byagenda gute nanjye namubwiye ntise uramutse usanze kumwe n'umukobwa yamusuye ngo nanjye sinzi uko byagenda erega nuko wenda ibintu byinshi umuntu aba adashaka kubitangaza ariko nanjye hari byinshi navuga kandi byari kumbabaza aka kanya nkaba nari kumwe nawe kandi urabizi ukuntu yanakambe nkagira nkabyumva nkabyake nawe rero nambabarire basame last warning ninongera aribwo wenda azabigeza ku rwego nkuru kuri ubu ngubu uri gukora wenyine uwo mukozi aracyahari cyangwa yaragiye ntabwo yari kuhaguma yagiye gute se niwo naramubwiye agende nyine ubwo mu gihe nibigenda neza Shani akabyemera tuzamugaruka ubu Shani yakora iki se yirwa mu rugo katakize gukora Shani arega ntabwo nganira nawe ntabwo yaba yamaye umwanya ubwo niwe mwabibaza ntabwo mbizi kuko niyo ngiyo ntiyanyingurira ntabwo yatuma ninjira aho ngaho ukumva yuko rero hagati yawe nawe amaherezo kuko ndakeka mushwanya hashize igihe kinini hashize nk'ibyumweru nka bitatu gutyo hafi kwezi ariko nyine urumva ni inkuru itarashimishije abantu bose babakunda abantu babashyigikira bifuza rero ko ibyo byarangira none urumva bizara amaherezo numva ari ayahe kuko ni ikosa ritagakwiye kubateza ikibazo hagati ni agakosa gatoya gakwiriye no gukemuka vuba byihuse ariko uri kumva amaherezo azahaye bizarangira ryari cyangwa urumva muri wowe nyine ugiye gukora iki kugira ngo wenda Shani akumve cyangwa kubabarira erega nanjye ahantu mba ndi n'amahoro mba mfite kandi nanone urabyumva kubaho wari umenyera kuba uri kumwe n'umuntu ukubaza ngo bite amakuru ibyo ukaba utakibibona ni ibibazo biba bikomeye nanjye sinyisinzira buri munsi mba mwandikira nkweretse telefone ama message namwandikiye wakumirwa ariko ntiyanambwira ngo basi we nambwire ngo meze neza byonyine ntiyabikora
rero urumva nanjye hano mba ndi simba meze neza. Wenda twirengagije ibyo ngibyo, wenda hari amakuru nigeze kumva abantu bavuga nyine sinyazi neza niba ariyo, abantu bavuga ngo Shani yaratwite. Ibyo ni ibihuha. Twite so twite he turaba tutarabana ngo aratwite wapi. Njye nabyumvishije ndavuga ni nzibariza Shani ya nuko ni byanciye hose ndamubaza ariko nagira ngo keretse twarakundanye ayifite. Sisi wanayimwa nuba ariko wayimutera ese guterwa ndavuze kubana n'umuntu. Oya ntago bishoboka kubera ko ntago muri gahunda nari mfite ibyo birimo. None se uramutse usanze atwite okay ntago ari byo nagatwite n'amagambo. Ibyo natereka kubigumaho cyane kubera ko ntago ngiye nabiha umwanya nta nubwo bishoboka nzi ko atanabikora tu. Keretse ahinda. Bikora se karo bikora ni njye kubera ko ku ruhande rwanjye nzi ko nta cyabaye hagati yanjye na Shani. Ari ibyo ntago ntekereza ko yaba ntwitiye. Nta cyabaye cyatuma twita. Oya ntago bishoboka. Keretse igenda mu mwuka. Kandi twe twarifashe nyine tuzabikora twarabanye. Niyo mishinga ihari. Mani wiseka. Wiseka mani Sando ndababaye mani. Oni ifite agahinda urambwira ibyo kubyara ukazanaseka. Ushaka gusanga byaraciyemo nyine. Nandi urivugira ubusa. Reka tuzategeza reka tuzabireba nabyo ariko uko biri kose byaba ari nabyiza kuko umuryango uba wagutse. Ibitindaho byaba ari byiza nyine ibyo bizanabaho tuzanabyarana benshi ahubwo ariko igihe cyarageze. Ni igice ubu ngubu wasaba Shani yawe ikintu wumva kikuri ku mutima, ikintu wumva wamusaba muri aka kanya nk'umuntu ukobwa mwakundanye uzi mu maranye igihe kitari kigufi ya umuntu mwiganye muza kumenya na murakundana ubu buzima bwawe bwose arabuzi ubuzima bwe bwose urabuzi ni ikihe kintu wumva wamusaba byibura wakifuza kumubwira muri aka kanya? Ikintu namusaba no guca no kumbabarira akama amahirwe ya nyuma basi wenda nge mbivugiye imbere ya kamera abakunzi ba Kigali 250 nyine mbivuze babibona nge ninojya kumukorera ikosa n'uha azakora icyo ashaka ariko basi kuri no ncura mbabarira ndamukunda. Ikibazo no kumubona rero kuba wamubona nabyo ni ikibazo nta mu rugo wari wajya kumureba yo njyayo pe baranabizi nawe arabizi kuko njyayo bakameza inyuma kuko kuri gate yabo hahora hakinze ni wanabona we ngo ugende ngo uhite winjira wapi bisaba gukomanga mamu dogo wiwe nawe turaganira akambwira ngazabingiramo ariko nawe nkategereza. Hanyuma iyo urebye ugasanga igihe cyose mu maranye buryo abantu bakundana bapfa utuntu twinshi dutandukanye wenda kakandi kakaza ariko kabisoze ariko harabanje ibindi ntabwo ujye utekereza ukavuga ati wenda hari iki kuko icyo kintu mwapfuye ntabwo gifatika ku buryo yakigira impamvu. Ntabwo ujye utekereza ukavuga ati wasanga hari ikindi kintu namukoreye utibuka cyangwa se utahaye agaciro wenda akaba ari impamvu yatumye yumva ayisori izamukiraho birabyo kivuga nkurikije wenda iby'amagambo y'abantu kuko nshobora no gukeka ko yaba yarabonye undi kuko niyo numvise abantu bambwira ati gutya nanjye nuko naza ngo mbitangaze ako nanjye mba numvise byinshi kandi nkurikije ukuntu yanyereka ko nkunda bishoboka ko ushobora no gusanga yariboneye n'abandi akabona wenda ubushobozi bwanjye nibuhagije. Bakeka ko yaba afite undi musore cyane nyine abakire hanze hase niba hari nuze ko basenya ingo z'abandi ugasanga nyine ari uwamutwaye kubera amafaranga njya kansiga. Yego. Hanyuma rero wenda reka nifuzaga ko hagira wenda icyo turi bukuremo cyangwa se habamo kwiyunga hagati yawe nawe niyo mvune namuhamagaye nawe nsaba ko mbahuza ndabikora ariko nubwo byanze ariko ntunanirwe nturambirwe burya mu rukundo ibintu byose bigenda gake gake uracyafite umujinya uracyafite uburakari ariko igihe kizagera nukomeza kugerageza burya azagera akumva. Hanyuma agira ikintu bwira abakunzi banyu bakurikiye hari abantu benshi babajwe no kubona muri gutandukana gutya byari bigeze ahantu biryoshye mwari mugeze ahantu buryohe n'urukundo ariko hakazamo akantu ko gutandukana. Agira ikintu babwira abo niba ari icyizere ubaha niba ari inama nabo bakugira mu buryo wabigenzamo byibura bagira icyo bakubwira nawe agira ikintu babwira tudusoza. Inama se hari abagerageza kutuvugisha no kuri telefone zacu bakomeze kandi abakunzi banjye n'abashaniya bakomeze batube hafi ko igihe turimo ni ibihe bikomeye cyane bisaba kugirwa inama cyane. Abandi bamfashe bamuhamagare bamugire inama basi ambabarire angarukire kabisa kuko ndamukunda. Ikindi navuga wenda nta kindi kirenze abandi bamamagare kuri 0789997165 barushaho gukomeza bangira inama ndetse no kuba bagira ikindi badufasha runaka. Reka dusoze ariko nkomeze kukubwira ngo komeze kwihangana iyo hari kuza ibigeragezo hari kuza n'ibisubizo igihe kizagera bikunde. Bakunze bacu rero munyemere dusoreze aha ngaha ndeke Souvenir atahagere mu rugo ariko mukomeze kubasengera mukomeze gusengera iyi couple barakundana ariko hagati yabo ntabwo haburamo ibibazo
ariko reka dusurize aha ngaha tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha bye bye